ariko namwe mwambaye ubwiza bw'Imana murasa n'Imana mu izina rya Yesu. Yes, iki ni igitaramo rero twatangiye gutarama nyine nk'uko muri kubibona cyangwa se amatwi yanyu ari kubyumva. Turimo turatarama mu ndirimbo ngo abana b'Imana ni beza bambaye ubwiza bw'Imana. Nari nagabwira ko uyu munsi bafitiye abatumirwa tuza kubana muri iki gitaramo cyacu cy'uyu munsi, igitaramo cyiza, igitaramo cy'umugisha. Tugiye kugirana ibintu byiza cyane muri za ndirimbo nyine cyangwa se na ya makorasi ya kera. Ni ibintu biza kuba ari byiza cyane kugira ngo mwatangiye kubisogongera utagira ngo rero muri ako kanya tugira umugisha uradukurikiye ushaka kwibaza abantu turi kumwe ni bande. Ntabwo ari benshi cyane rero ku buryo batakivuga mu masegonda make nyine kugira ngo muze kumenya neza ari bande tugiye kubana. Ushobora kuba wajya kumubona kuri televiziyo ariko utamuzi, byose birashoboka. Niyo mpamvu tuza aka kanya kugira ngo tubanze dupresente abantu tugiye kubana nabo mbere hano ibumoso bwanjye. Uraboneza ko ego uribwira abantu badukurikiye. Murakoze cyane. Ni umugisha ukomeye cyane kuba kuri iyi televiziyo no kuboneka muri aka kanya keza ka evening of glory, mu bihe byiza byo kuramya Imana no kwihimbaza twibukiranya ibihe bya kera. Rero nitwa Ndinzwe n'Imana Isaie, ariko abenshi bazi ku izina rya Kidendezi. Ndi umuririmbyi, nkunda kuririmbira Imana. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Amen. Kandi uri n'umuhanzi, indirimbo zawe Nko kugira zingahe? maze kugira indirimbo nyinshi, ariko izo maze gukorera amashusho n'indirimbo enye. Ariko ubundi ngira n'amashusho nkora ndasubiramo cover zindi. Kuri cyane turaza kubabwira iyo cyane icyaje indirimbo gatoya kandi ugatemire kuba warindira ujya mutwibwira ku ndirimbo zawe. Byanekereza ku rukundo rwawe Yesu we, rusumba ukwezi rusumba izuba n'inyanja. Ni wowe nabonye Yesu we, intambara zanjye ni wowe uzirwa nuko zingana. Ushimwe Mana we. Ariko gutanga ituro biremewe se? Ko numva natura. Urimba neza, ufite ijwi ryiza, ufite message nziza. Yes, uyu ni Isabelle rero turi kumwe, ni umuririmbyi mwiza cyane, ufite indirimbo zitandukanye nk'uko yabibabwiye zinyura kuri YouTube channel ye, ni yitwa IBTV. Yes, IBTV. Kandi iryo zina ryo channel naryo numvise ari amateka ari ukuntu tuza kubihuza, muraza gusanga bifitanye isano n'uriya mugabo. Papa, amakuru sawa, umeze neza? Ndashima Imana. Zirakubera rero cyane. sinzi niba ugishobora kugenda utazambaye ntabwo byakunda. Yes, uribwira abantu badukurikiye muri aka kanya. Urakoze cyane. Nitwa Makila Bertin, nkabandi umunyamuziki, ndi umuproducer, nkabandi umuririmbyi, nkabandi umucuranzi. Ibi byose ndabikora. Yego. Nta muntu uri hano mufitanye isano se? Sibibona se? Uri madame. Ni icyo utabona? Ni madame. Yes, Isabelle ndetse na Bertin ni couple nziza y'abanyamuziki. Ni byiza kabisa. Umwe araririmba undi agaproducing indirimbo, barangiza bakabihuriza hamwe. Wow, this is a nice couple. Iyi couple ni nziza cyane ya Isabelle ndetse na Bertin. Producer mwiza cyane, reka mubarangiye yagize uruhare mu kuzamura umuziki nyarwanda, yakoranye n'amakorali menshi, yakoranye n'abanzi benshi batandukanye batubanjije muri uyu murimo w'Imana, kandi n'ubu akibihagazemo neza. Niba nawe wumva ufite Imana iri kugukirigita kabisa, uzanyake nimero za Bertin. Aha, muze abantu barambajije atari ko Wamusaza wakagoma niko bakwise none wamugaruye kuko none ndakugaruye. Yego umeze neza, meze neza. Ora kwako kagoma twumve. Nakora iki amavuta ntakazibe mwitabaza
Imana ishimwe, ahore ahabwe icyubahiro umukozi rwose. w'Imana. Ni ukuri ko Imana ishoboje kose pe. Amazina ni imbere. Amazina nitwa Niyibizi Oswald, nkaba ndi umusaza Yesu yagiriye ubuntu, nkaba nkunda kuramya Imana no kuyihimbaza mu buryo bwo gucuranga rwose. Ni ukuri nanjye nkunda Imana kandi nayo ni nkunda cyane. Yego rero nejejwe n'Imana mu mutima wanjye kuba nongeye kugaruka kuri iyi televiziyo kugira ngo n'ubundi mbashe gufatikanya n'abakozi b'Imana mu gitaramo cy'uyu munsi kugira ngo tuyiramye Imana tuyihimbaza. Nishimiye kubana namwe cyane. Yego. Amen. Aha, shushi yo mirisho rero duhimbaza Imana. Yes, murabona turi kumwe n'abantu b'Imana batandukanye, niba tugiye kubana rero muri iki gitaramo cyacu, kandi namwe turaza kubaharuganira namwe mudukurikiye, dutaramane, duhamagarane, mutubwire uko muri kubyumva, mutubwire uko muri kubibona, ni ibintu biza kugenda neza cyane. Hari ukuntu rero Isabelle yambwiye ati ariko hari amakorasi ari kurya. Hari amakorasi ari kurya rwose, bikera mugabanya amagambo uri kuntindira, ndumva ashaka ko iki gitaramo ari ngikiyobora, ngo hayerugane. Murakoze cyane. Yes. Uri byiringiro byanjye we Mana ya Aburahamu, uri byiringiro byanjye we Mana yera. Amen.
mumakorasi ya kera ariko iyo ni rurangi oya ongera uririmbe twumve hamagara abantu bawe bari mu mpande zose kugira ngo bakumenye mwami bahamagaye hamagara abantu bawe bari mu mpande zose kugira ngo bakumenye mwami bahamagaye bari mu mpande zose kugira ngo bakumenye hamagara abantu bawe bari mu mpande zose kugira ngo
korasi biri kuzumva bikwibutsa iki? binyibutsa ibihe bya kera Yego. nubwo nari uwa kera cyane Erega humura buri wese afite kera buri muntu agira nanjye kera ndahafite. uko bimeze kose binyibutsa mbere hari ukuntu twaririmbaga indirimbo wumva nyine uririmba ukuntu ufite ahantu ziriho zigenda zikwinjiza Yego. Berite ni nk'akahe gakorasi ka kera uzi kugiswara? Yugaswahili. Mungu wetu wa ajabu, Mungu wetu wa ajabu, Mungu wetu wa ajabu, 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 Mungu wetu wa ajabu, Mungu wetu wa ajabu, Mungu wetu wa ajabu, 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 ukitazama milima, ajabu, nakiriye Yesu mu 1991 mu 1991 ni nk'iyo korasi icyo gihe wumvaga izwi cyane igezweho yabwirije ubutumwa. Korasi numvise ni korasi numvise ngo agira neza Yesu, Agira neza Yesu, agira neza, 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 agira neza, agira neza, agira neza, agira neza Yesu, agira neza, agira neza Yesu, agira neza, muze iyo wumva tugaruye rero izi ndirimbo y'amakorasi ya kera yakundwa guca ubyumva ute, wumva uri kwibuka iki? iyo numva hagarutse aya makorasi ya kera yo kuramya no guhimbaza twumva tunezerewe Imana, tukibuka bya bihe, tukibuka byijejwe, tukibuka uko twari n'ibicurangisho bitaraza barakoresha ngo mukumva biragenda neza, ukumva abantu bose barabyiyumvamo, ukumva abantu bahagurukiye no kunezezwa no kuramya Imana no guhimbaza kuyaga akabarenga, babyina shayaya, babyina uwo hasi, babyina uwo hejuru, babyina nemba bazirimba, nuko ibintu byose ukumva bimeze neza. Iyo turamya Imana tuyihimbaza numva nanjye nezerewe, kandi Imana yo mu ijuru nayo iranezerwa n'ukuri mu izina rya Yesu. Tuhe Imana yacu icyubahiro. Inkuru n'impamo uko Yesu bamuvuze niko nanjye nabonye. inkuru n'impamo uko Yesu bamuvuze niko nanjye namubonye. Inkuru n'impamo uko Yesu bamuvuze niko nanjye nabonye.
yishe mu mahema y'umukunzi wanjye ateye ubwoba nk'igitero cy'ingabo inyamibwa iruta abandi inzovu yishe ubwanjye nzamuka inyuma nuko nareshaka na Yesu yagiye atabirangije umva rero gatoya murataramye mumeze neza rwose Yesu abamugisha bantu b'Imana murabona ko bimeze neza muri wa muco nyine w'u Rwanda twawuhuje n'umuco wa gikristo umuco w'abana b'Imana kandi ibi ngibi birategura igitaramo cy'umwana w'intama w'Imana ubwo tuzaba turi mu ijuru tuvuga hazabaho kuranya no guhimbaza Imana gusa ubwo nibwo tuzaba turirimba izabanesheje hazabaho kuranya no guhimbaza Imana gusa ubwo nibwo tuzaba turirimba izabanesheje. Haleluya. ntabwo turengagije ko ariko ibi bintu nyamara biraryoshye oya urumva ukuntu turirimba n'amajwi yacu n'ingoma ubu ko hatari piyano hakaba hatari gitari nimwaririmba yes iki ni igitaramo cyangwa se ni evening glory ni ikiganiro mukomeje gukurikira cyangwa se ni umugoroba w'ikuzo umugoroba w'ishimwe ntabwo twakwirana aya mashimwe twenyine rero ndashaka kumva namwe kiri mu mutima wanyu ngo dukurikiye mugiye guhamagara ngiye kubaha iminota yo kutuvugisha yo murabyumva gute murabibona gute aba bakazurirwa mwabakiriye gute ese tuzabagarure ni akahe karirimbo kakira kabashimishije mwumva twagarura reka rero badushyirireho nimero kugira ngo nyine iyo nimero ubona kuri screen yawe tugiye rero kubakira muri iyi minota dusigaranye kugira ngo dukomeze dutaramane birushaho kugenda neza nyine turushaho kugubwa neza turazi igitekerezo cyawe niba twishimwe ugomba gushima Imana kuko iki kiganiro cyitwa cy'amashimwe cyangwa se evening glory cyangwa se umugoroba w'amashimwe urabona gute aba batarami bacu twazanye urabyumva gute wowe n'iyihe ndirimbo cyangwa se n'iyihe korasi yagushimishaga mu bihe byawe kubera icyo ariyo yagushimishaga ese ubundi ibyo bihe byatakaye ibyo bihe byagiye harya tujya dusenga ukungure kwa demana tugarure bya bihe tugarure bya kera burya ibihe byiza ni movable properties ibihe byiza ni umutungo ugendanwa ibihe byiza ni umutungo wimukanwa rero ntaho bigomba kujya tugomba kubisigasira na politiki y'u Rwanda maze baravuga ngo turinde ibyiza twagezeho none twebwe muri Kristo Yesu ntitwarinda agakiza twahawe yes alors uraho neza umeze neza kuri iki kiganiro urabibona gute niki cyagufashije ishimwe ryawe ni irihe muri aka kanya wowe wumva wowe niye korasi wakundaga cyane urakoze cyane Jean Damascene yes barimo baradutera courage Damascene ati mukomerizaho mushyiremo imbaraga umuhate wanyu ntabwo ari ubusa ku mwana yes ni igitaramo rero turimo cyangwa se n'ikiganiro evening glory aho tuba twazanye n'abantu b'Imana batandukanye kugira ngo baze gutarama yes evening glory allo amakuru komera cyane komera cyane witwa nduherereye he witwa nduherereye he nakona kutavuga igitekerezo ni ikihe mumeze neza i Karongi amafu ari kuboneka se nibyo akahise amatunda nawe yarakuryoheye sa n'ukora mu nganzo twumve amatunda yararyoheye urakoze cyane ni nk'iki kintu muke
amatunda yararyoheye yego rwose yarakuryoheye imana iguha umugisha urakoze cyane sawa sawa yakwikirije cyane yes alo yes amakuru witwa nduherereye he yego yego murakoze cyane yego yego harimo byiza cyane harimo n'uwanditse ngo musurize muzenga imana imukomereze muri yo muheruka cyane nkiri umunyeshuri none njyaye kandi ndishimye ariko urumva muzenga yes alo alo mana we urava ku murongo arinjira undi disi we kubura uwamaganira ntibyamubuza gukurikiza nimero alo 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 uraho amahirwe uri inyuma yes alo kumera neza se bivuga wa mugabo ahubwo ko tumeze neza cyane ariko uba wumva ukuntu Yesu aryoha uzi gutarama ubusa bimeze nka cya gihe twataramiraga byeri na za mitsingi yandutiye byeri na za mitsingi barata 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 ibyo bintu wabona icyo bigura kuko bisaba amafaranga uretse Yesu atugiriye ubona ati mwakire bana banjye ibi bintu wabona icyo bigura cyishyuzwa oya agashyireho ngaho kora wowe twagiye urakoze cyane rwose nawe turakaraye hano uziririmba ukuri Yesu ari uwa mbere ereza aha yes alo uraho neza njyewe ndajya ngo ubanze undirimbire ikorasi ya kera wibuka ririmba mu ndirimbo bararimba ntibavuga nawakuvaho wakijije meshake sezuraka nabedenego nyamara turajyana mu bibaho nawakuvaho wakijije meshake sezuraka nabedenego urakoze cyane reka twumve n'abandi nuko bareshya yes ukuri iki kiganiro evening glory haleluya kubitamo agakorasi ka kera tugende yo turagushiranye we MTN wamaruka ko kuno muntu kwamba baduka mumera pake kuko super pake kuko kwikora
Mumakorasi yarazanye ari nziza Imana we MTN niba unyumva ko wamere no mu supermarket hari abanditse ngo mwaturyohereje Imana ibahumurisha cyane kidendezi Erayono na Kagoma cyabaye then abafana bavuye yo nanjye mperuka kumubona Ingarama ari umucuranzi yego message ni nyinshi cyane birumvikana yes evening glory allo witwa nduherereye he allo uherereye he kubitamo agakorasi ka kera kajyaga kagufasha twumve muri Yesu niho turuhukira, muri Yesu niho tubohokera. amen uyu musaza remewe babisubije muze ikirije rwose amen cyane namwikirije niho turuhukira n'ukuri oya tumusangire rwose yes evening glory alo yino umuntu wa nyuma witwa nduherereye he ese uragarutse amahirwe n'abandi bari inyuma wa mugabo nukuri ko Imana mbabarira duhe n'amahirwe abari inyuma nabo tubumve alo ya hari message zitandukanye ni hatari umuntu umwe gusa tugatanga alo we yes witwa nduherereye he yes ndakumva yego witwa nduherereye he murakoze cyane sawa igitekerezo ni ikihe thank you hello yes kidende kiraka reka mutwihanganire cyane abari ku murongo ni benshi birumvikana n'amamessage ni menshi ariko tuzajya tugenda tuyasoma nyine ntabwo ariko tuba tutayabonye ahubwo tugiye gusoza dutarama uwo tutabashije kwitaba si uko tutabishaka ahubwo ni umwanya ni ikibazo cy'umwanya mukomeze mugire ibihe byiza cyane ntacyo nayihaye iyo mana yanjye n'ubuntu yangiriye iyo mana yanjye ntacyo nayihaye iyo mana yanjye n'ubuntu yangiriye iyo mana yanjye ntacyo nayihaye iyo mana yanjye n'ubuntu yangiriye iyo mana yanjye ntacyo nayihaye iyo mana yanjye n'ubuntu abasore benshi barapfuye ndasigara n'ubuntu
mana we bajya baca umugani ngo akaryoshye ngo ntigahera mu itama. Ubu nyine dushyize umupfundikizo kuri iki kiganiro cyacu. Twabanye na Kidendezi Zayi, twabanye na Isabeli, twabanye na Berthe, twabanye na Muzehe Oswalidi, umucuranzi wacu w'umunsi. Byari ibintu byiza cyane, byari ibintu biryoshye. Kuwa gatanu turabararitse, ariko kandi tubagezeho n'amatangazo ntacyo bitwaye. Hari abantu bari mu mujyi wa Kigali, hari abantu bari ku nkengero z'umujyi wa Kigali bashaka kwiga gucuranga no kuririmba, bashaka kwiga piano, bashaka kwiga gucuranga gitari. Tubafitiye ishuri ryiza hano i Remera, twatangiye kwigisha abantu rwose. Umva, muze tubigishe gucuranga. Ukeneye kwiga gucuranga rero ngiye kukubwira nimero wahamagara. Niba uvuga ngo ndashaka umucuranzi wa piano, ndashaka kuba umucuranzi wa gitari, ndashaka kuba umuririmbyi mwiza, twabazaniye abarimu b'abahanga bigisha kuririmba. Igihugu waba urimo cyose ku isi udukurikiye, twigisha na online, utiriwe uza rwose aho dukorera. Ababishoboye baza badukorera, ariko abari mu ntara za kure cyangwa mu bihugu bitandukanye cyangwa i Burayi no muri Amerika, mushobora kuduhamagara rwose kuri 078 264 96669, 078 264 96669. Niba uri mu mujyi wa Kigali cyangwa mu nkengero ushaka kwiga kuririmba ndetse no gucuranga, i Remera hano munsi ya Akoze Clinique twatangiye kwigisha abantu. Rero niba ushaka gukora indirimbo nziza, umva mbisubiremo, indirimbo nziza, ko bati ndi umuhanzi, mfite impano, mfite umuhamagaro, ndashaka gusohora indirimbo nziza iryoshye icuranze neza, nakurangira n'umugabo Berthe rwose ashaka gukora indirimbo nziza. Niba umukeneye ushobora kunyuraho ugahamagara kuri telefone yanjye nkabahuza, maze ibintu bikagenda neza. Reka rero nanjye mfite umwanya mbashimire Berthe, Isabela, Muzehe ndetse na Kidendezi ko mwabashije kwitabira kino kiganiro, kandi no gutangirwa kinatwize yuko muzaza. Murakoze rero, dusezere ku bantu bari badukurikiye.